mbega Kigali yuzuyemo inkumi maneke cyangwa se bigiburi iyo babonye uracumura n'ukuri gusa ni danje kubona ugukunda by'ukuri ngo bari mu rukundo ni kofi biciringira na Mr Money ngo nibarya imitoma rekadi ubu ntibikaze kubona ubwambure bamwe bagenda bambaye inshabure heartbreak mu rukundo byarirabuye haba kububatse cyangwa se abasore jye mbona dukwiye ingando cyangwa se hagashyirwaho ibigo bishinzwe iby'urukundo aho ni kuri kote yanjye oh my god ndi ku mavi nsenga ngo umukunzi uvuza ipendo umutazi gusunda adashikinga nkanita pendo umwena azajyana amaguru yasinda akanyasi kibando. Urashaka umukunzi wo mu ikanisa? Umukunzi uzi gusenga atazi gusuma. muri verse ya kabiri aririmba ngo Trisha nigishije gusumba Esther tujyana muri cemba mubwiye iby'igikwe ntiyabikunda ngo muri plan afite nazagatimbasha ngo we nashaka umugabo umushaka uzamutwara akamubuza kuryoshya akibagirwa gusunda nge ndashaka ukibyina igisirimba utazanira inimba nkamwiyerekera mama umwana uzi gusenga tuzabana twashoberwa kihangana andinda za stress andindi sereri atansaza n'abajyana n'ibigoroka ya nyine umwana uzi gusenga uzi kubyina igisirimba. Ariko ukiraho reka nkubaze kubera iki abahungu mwese mukunda abakobwa bo mu rusengero? Nyine Nigeria cyangwa ibindi bihugu hari igihe nyine abona indirimbo abona indirimbo yaba yamukumye akahita avuga ati dukore remix ugakora n'umustar ariko mu Rwanda nyine ntago bikunda kubaho niyo remix baba ari undi mustar mugenzi we bitewe nuko nyine ntago nabita nko kwimanura nyine ahubwo gusa no kwimanura cyangwa ahubwo no kuzamura uri hasi uzi impamvu se biragora byanga byakora niyo mpamvu nyine wabikunze wowe ukiri hasi wabikora kuko nyine ibyo bintu biri beta byana kwinjiriza ariko nyine bitwara igiciro cyo hejuru ko nyine rega nawe uwo muntu wo artist aba yaravunitse nyine nanjye mbibona nkatwe turi hasi wenda tukiri kuza ukabona ukuntu uvunika ugatekereza ngo nyine bigenda gute wa mugani umuntu ari kubwira ngo mfasha kandi nawe yarastaragora nawe azi uburyo gustragoringa bimera. Mwese abaduteza amatwi hano kuri Karame Nanone TV tubifurije amahoro y'Imana mwese abakomeje kudukurikira reka mvuge ngo Imana ikomeze kubaha umugisha. Ikiganiro ni uruhare rwanjye turi kumwe n'umusane hano ntago ndi bumuvuge izina ndamuha karibu atangire yivuga nk'abasane turakakiri. Shout out kuba ex manje bamwe mwana ibinari danje but now no bumeze byimfite courage so soon munyitege ibidanje so how are you I very about you takeshimwa shakaga mwarazibonye zangaga ari mwirukiraga zarabataye none mwararaburije byo namaze kubimenya kaba people bubu ari nyimbwa n'inyama nahisemo gushaka inyama anytime nizizaba zizana nizere ko mwize ko nta muntu kamara nizere ko mwize ko nta bukene butashira none ubu meze bien after we break up meze bien after you leave me meze bien after you mess up meze bien ya murakoze ntago byo bintu Mubare mbwiza kuri ex wawe araho uruba bose ajya yikurikira ntago nabihamya ko atabikurikira ariko arayikurikira ndabizi ngo umani ntago wamucyurira bene akakagenerwa gishyiramo imiyaga oya ntago ari ukumucyurira kandi urumva naramusuhuje shara utumeze ute ngo mwansize ndi mu bihe bya danje ndi mu bihe bya danje
ariko meze bien mfite courage. Ese nkubaze wenda tukiri aho ngaho akabaza k'amatsiko, abantu mukora umuziki iyo muririmba ubuzima mwabayemo cyangwa n'ubuzima abantu bose bahuriraho, message mutanga akenshi ziba ari izanyu cyangwa n'iz'abantu muri rusange? Nyine mu buzima bw'ubuhanzi ubundi nyine habamo ubwa experience ubona bwa ku giti cyawe n'uburi fiction wahimbye ugatekereza. Rero nyine njyewe iki gitekerezo akenshi cyari cyo ku bantu, yaba kuri njyewe ku ruhande rumwe nyine ari ukuntu bikubaho, ariko nubwo atari mu buryo bwa currency bw'amafaranga bikubaho, nzi n'abandi bantu gutya ku ruhande nyine usanga byaragenze gutya benshi, kuko n'ubumvisha indirimbo bakayikunda byanga byakunda akavuga ati umu ex hari ikintu twapfuye, nyine icyo kintu aracyumva mukoma ku mutima. Aha nari ninjiye mu kiganiro rero ntagubwiye ngo ibwira abantu birambuye izina ry'ubuhanzi, amazina yawe bwite kugira ngo tuganire abantu bakuze. Amazina y'ubuhanzi ni The Josh Kid, amazina asanzwe ni Nkurunziza Josue, ibindi ni ibyo. Nkurunziza Josue, irindi ngo ni Nkurunziza Josue. No, nshaka iry'ubuhanzi The Josh Kid. Abibasha none ko bigenje. The Josh Kid. Kongeraho Kid. The Josh Kid. The Josh Kid turakwakiriye rero hano kuri Karamena none TV. Ushimiye cyane ko wavuze uti reka nze tuganire ngeze ku banyarwanda impano yanjye. Hanyuma nagira ngo nkubaze, kuririmba ni impano wavutse wiyumvamo cyangwa bifasha ukuze? Ni impano yo mu muryango? Mu minsi ishize twaganiriye na Nshuti ndetse na Juda nawe twigeze kuganiraho, nubwo atari kuri kamera ariko twaraganiriye ku ruhande kuko n'uduhungu nkunda cyane, bo naje gusanga ari ibyo mu muryango. Hanyuma nagira nkubaze nawe, ni impano yo mu muryango cyangwa ni yawe ku giti cyawe? Twebwe ni umuryango usanga umwana wese yifitiye ibye. Harimo abashushanya, harimo ababyinnyi, harimo egoko, nyine harimo abantu benshi. Muri abanyempano rero? Baratandukanye ariko nkubwiye ngo harimo umuhanzi. Reka ni wowe wavutse waba umuhanzi? Ko nyine njye ukuntu ubundi byatangiye nigaga S1. Hari umuhungu bamwitaga Merveille, yaririmbaga gospel vibe, yandiba umuntu nyine, nanjye kugenda nyine mbireferaho cyane nkabikunda, ariko nyine ugasanga ni kwa kuririmba uri muri douche, uri gufasha, uri gukora uturimo two mu rugo, ariko kumva kabisa urimo neza. Rimwe rero nibwo naje kwimura ikigo nyine njya kwiga A-level. Njyeyo umwana inshuti yanjye arambwira ati tugende, icyo gihe ari kuba Amavuna, arambwira ati tugende ujye ari imbere, nigaga mu kigo cy'abadive, arambwira ati tugende uririmbe. Ndirimba akaririmba bita Melody, you know, nyine abantu barishima ukaririmba abantu bumve. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Wow, nuba nakubwira ngo karirimbo karangize wirekeraho please. Reka ngomeze nagenda mva kanjye nyine barabwiye ati byiza bikoze neza iki, mbonye nyine bafite baramferesta iki, ndantangiye nyine kubikunda. Nubwo nagiye muri studio bwa mbere, icyo gihe nigaga S5 gutya nari gusoza S4, ndagenda njya gukora akaririmbo, nubwo karaka igishega ariko kavugaga guki umura njya neditinga niyo ari ibishego cyane karavuga ngo oh my baby mutima njya slow ndebe ko nakonja, uri kunyica mu mutwe ugatuma nenda gusara, so please don't leave me nakicwa no gusmoke. Ibyo nyine si igishego cy'ingabo ni iki? ndaze gukomeza ibikomeza n'ibishego bikomeza hano ndijya tuvuga ibishego. Hanyuma ubwo iyo niyo ndirimbo wahereho muri studio? Mbere yuko nyine nahuza na Fanta tugakora n'iriya bita bien,
gutyo nyine nangiye kugenda nkora nayo ariko irimo irakora umuti cyane none reka ikunda bisa hababaza ariko irimo irakora umuti basi ririmbira abantu kuri iriya ya Fanta hagitwa irindi kanisani ririmbiraho abantu mbega Kigali yuzuyemo inkumi maneke cyangwa se bigiburi iyo babonye uracumura n'ukuri gusa ni danje kubona ugukunda by'ukuri ngo bari mu rukundo ni kofi biciringira na Mr Money ngo ntibarya imitoma reka di ubu ntibikaze kubona ubwambure bamwe bagenda bambaye inshabure heartbreak mu rukundo byarirabuye haba kububatse cyangwa se abasore jye mbona dukwiye ingando cyangwa se hagashyirwaho ibigo bishinzwe iby'urukundo aho ni kuri kote yanjye oh my god ndi ku mavi nsenga ngo umukunzi uvuze ipendo umutazi gusunda adashikinga nkanita pendo umwena azajyana amaguru yasinda akanyasi ikibando akananyima bango kitya Linda Cynthia maze ingene munyinisha reka ndabe mwikanisa ndasanga Imana itijijisha numva ngo kanisani hari abana batafunguye risani batazi bishitani that's why I nca kumukunzi uva kanisani ariko barenze ko abahanzi murashimisha niko urashaka umukunzi wo mu ikanisa umukunzi uzi gusenga atazi gusura muri verse ya kabiri ndirimba ngo Trisha nigishije gusumba Esther tujyana muri cemba mubwiye iby'igiko ntiyabikunda ngo muri plan afite nazagatimbasha ngo we nashaka umugabo umushaka uzamutwara akamubuza kuryoshya akibagirwa gusunda nge ndashaka ukibyina igisirimba utazanira inimba nkamwiyerekera mama umwana uzi gusenga tuzabana twashoberwa akihangana andinda za stress andindi sereri atansaza n'abajyana n'ibigoroka ya nyine umwana uzi gusenga uzi kubyina igisirimba ariko ushyiraho reka nkubaze kubera iki abahungu mwese mukunda abakobwa bo mu rusengero nyine uzi impamvu kandi uretse nkubwire mutubaraho muri hahandi mujya gusunda muba muri kumwe n'abakobwa kandi mubafashe ku kaboko mudashaka kubarekura wamubwiye ko muri kumwe ariko warangiza nyuma ukifuza ngo ndashaka umukobwa ujya mu rusengero uwo abandi bamutwaye hehe ariya mwangiza mukifuza mu rusengero oya dore uzi impamvu se buriya umuntu wese usenga tuve no ku mukobwa nyine hari ikintu abarusha abandi nyine muri we nubwo avuga ati ndacumura urabizi ko nobody is perfect nyine buri muntu wese ahora ku ruhande rumwe afite uburyo acumura moto ariko nyine nubwo acumura yasi ari umukristo nyine afite ukuntu abikora nyine arimo akantu ko kwijijisha iki niyo mwashwanye nyine afite ukuntu abihandolinga iki nubwo nyine ikosa buri gihe cyose aba ari ikosa ntago umukobwa mu rusengero ni nawo umukobwa uba ufite umuco njye niko mbibona bitewe nyine n'ahantu umuntu aba yarakuriye ukuriye umuryango usenga ugenda nyine ubona abantu burya ukuntu nyine umuntu wo mu rusengero wateye n'umuntu usanzwe hari abantu basanzwe nabo bafite nyine buri umutima umuntu arawuvukana ariko nyine ugiye mu rusengero kubera ko warize nyine ushaka guhinduka ureka yumva ya kamere yawe bya bintu byose wakoraga kuvuga ati reka mpinduke nyine numva n'undi muco waragiye kwiga kandi n'umuco nyine wanyu bagutoje w'igihanga wakuranye numva bitandukanye niyo mpamvu nyine abantu bagira umutima mwiza badasenga barahari ariko ni bake nanone nkuko nyine nari n'abasenga ariko ubusanga ari ibisazi hanyuma reka twinjire mu muziki wawe indirimbo zawe kenshi message ziba zirimo ese buriya abantu ntibazakurega gutoteza oya njye mvuga ibiriho kandi nyine bitewe na experience ihari menya bashiki bawe bajya baguhogoza ariko cyane njye n'abashiki bagira ndavuga abakobwa muri rusange ugira agahinda ngira ngo hari k'ibyo ubona indirimbo zawe nyinshi zirimo message yo kwerekana ko hari abakobwa bananiranye nubwo utavuga bose hari abakobwa bananiranye
mwamenyanye ni ukubera iki? nyine nkuko tubibona rega, niba ndi umuhungu ndavuga ku mukobwa, niba uri umukobwa aravuga ku muhungu, kandi nyine akenshi ujya no kuvuga nibwo njya numva mu kinyarwanda ngo hari nyakuvugwa ngo na nyakubwirwa. Rero nyine ubwo uvugira muri rusange ukavuga ati reka aba bantu kandi nako bimeze, niko bimeze umukobwa, niko bimeze, ndi umuhungu ukambwira abakobwa nkuko nyine nanabwira, harimo naho nyine ubwira abahungu bagenzi bawe ukabwira ati bimeze gutya, nawe ntago uba bagamiye ku muntu runaka, kandi buri ikintu kiriho ntago kiba nyine, iyo uvuga ikintu kiriho ntago kiba ari icyaha, kuko icyo kintu kiba gihari na fagiti zihari, usibye wowe, usibye njye, usibye undi muntu nyine bazibona. Niyo mpamvu gusa ntago ari bibi. Hanyuma iriya ndirimbo wakoranye na Fanta, mumaze igihe kinini mukorana? Ni kinini, ntago igihe kinini tunamenyanye cyane, kuko ndabyibuka nagiyeyo nyine ngiye gukorerayo indirimbo, musaba ko twayikorana arabyumva, aramfasha nyine cyane ko noneho n'iyi ngiyi Kanisani niba yinkoreye nyine arambwira ati vayo dukorane nkukorere isonga, nta fee nkwatse, nta payment nkwatse, wowe vayo uze nkukorere indirimbo. Ndamushimiye kabisa cyane Fanta. Imana umugisha pe, Imana yagura ibikorwa bye. Hanyuma ninde mu bahanzi bo mu Rwanda, ninde rero umudo wawe? Ngiye kubabarira urubudo rero nabakubeshye ko mbona ntawe, ahubwo nyine hari umuntu ukunda ureba, ukunda. Iyo urebye umuziki abantu mu Rwanda ubona ntawe urabona wafatiraho ngo uvuge uti uyu nguyu? Reka ntago nakubeshya. Yego se? Mba mbona nyine ari ntawe. Ko twe tuba tubona ari abadanje se. Kuko rega buriya biragora, ntago abantu nyine uba ugomba, iyo abantu bakikuvuga ngo uriya aririmba nka kanaka ntacyo bavuga ko nawe hari aho utaragera, gusa nyine nabyo ni byiza, gusa ngiye nyine bafite wenda abantu wireferaho, kandi buri gihe buriya nk'inzozi ntabwo buri gihe cyose inzozi zigera, ariko nyine cyangwa uzikabye, ariko nyine ugera hafi yayo nyine, ariko nyine banumva byashoboka mu bundi buryo, ko iyo uri romodo, iyo umuntu ufatira icyitegererezo akenshi urumva nyine utanamurengaho. Ubwo rero ndamutse mvuze ngo ubuhanzi ngo romodo wanjye n'uyu, uvuze ngo ibyo akora nyine cyangwa se biri munsi, kandi urashobora gusanga nshaka kumurengaho. Hanyuma umuntu ashobora kuvuga ati ariko se uyu muhanzi umuntu amushaka yamubona ate, ibihangano bye bica hehe, bimeze bite? Wabwira abantu ibihangano byawe ubinyuza hehe? Nyine ni YouTube nk'ibisanzwe, Kaka Music. Yego yawe yitwa ngo iki? Kaka Music. Abantu mudukurikiye YouTube channel ye ni Kaka Music, mugenda mukore subscribe, munumve ziriya ndirimbo kugira ngo zizamuke, zigira ama watch time, nawe abone ihaho. Hanyuma ubundi se ufite indirimbo zingahe? Ubundi urebye ni nkaho n'ebyiri. Muri ebyiri indirimbo ukunda cyane nawe ubwawe iyo uri mu rugo uri mu turimo, hari ukuntu maze natwe tutarabanze bitubaho, waba uri mu rugo uri mu turimo ukajya kumva akaririmbo k'umuntu kakujemo, kakirirwa kakuzengurukamo, ugashiduka wajya gufata akawe ukakaririmba, wasohoka ukakaririmba, wakishuka ukakaririmba nk'indirimbo yawe. Ntabwo nakubeshya kuko icyo gihe nyikora nari ndi muri stage, nkorana kuteri mu matwi, ruba nyine. Wari uri muri stage y'ibiki? Wize ibiki? Nize electronique. Wize electronique. Rero nyine naboraga nyumva, najya school ngagenda nyumva nyine kuyaga byarananiye, n'ubu nyine njya nyuzamo nyine nkayumva, ngavuga ati iki kuko nyine irimo vibe, murashatse kubyina urabyina, ishatse ubutumwa urabwumva, nyine ndayikunda tu. Irimo inakoze neza cyane, ko nyine nanayanditse bitewe na moment nari ndimo icyo gihe, ndavuga ati ubwo ugashaka yari gutera indobo, buriya mukobwa umenye yaragukomiye akantu, nubwo nawe nyuma wamwishyuye. Nawe wamwishyuye muri talent yawe. Hanyuma reka nkubaze, iyo urebye umuziki nyarwanda, ibyo ari byo byose nubwo ari bwo urimo kwinjira mu muziki,
ariko ukiri muto wakurikiranaga iby'umuziki ntago umuntu aryama ngo buke biza byanga bikunda warabikundaga kuva kera ukurikije uko wazamutse wumva umuziki kugera ubwo nawe uwinjiyemo kawukora umuziki nyarwanda ubona ute? Umuziki wo mu Rwanda ukuntu ngubona nyine uri ahantu heza nta kibazo ko niba umuhanzi wo mu Rwanda w'umunyarwanda ashobora kujya mu bindi bihugu byo hanze akagenda akakubitaho ama performance abantu bakamwishimira akagira icyo akurayo nyine mu buryo bw'amafaranga akaza akaba yanatunga umuryango iki nyine biri ku ruhande nyine ku buryo bwiza ariko aba ari ibintu nyine biri kuburamo bikeya iki kuko hari n'ukuntu twe nk'abapcoming ugora nyine umu artist uri hejuru amaze kugera akamubwira ati ngo please ngo mfasha iki biravugwa ko babimakora ukora nyine biba bigoye ko byanga byakunda nago umu artist umaze kubaka izina buriya kubaka izina biragora kuritakaza ariko biroro kuko nago umwana mugana azaba yaje ejo n'urugero wenda kuza ibintu byiza nta kibazo rega mu Rwanda ntago turi wenda nka Nigeria cyangwa ibindi bihugu hari igihe nyine abona indirimbo abona indirimbo yaba yamukumye akahita avuga ati dukore remix ugakora n'umustar ariko mu Rwanda nyine ntago bikunda kubaho niyo remix baba ari undi mustar mugenzi we bitewe nuko nyine ntago nabyita nko kwimanura nyine ahubwo se no kwimanura cyangwa ahubwo no kuzamura uri hasi uzi impamvu se biragora byanga byakora niyo mpamvu nyine wabikunze wowe ukiri hasi wabikora kuko nyine ibyo bintu biri beta byanakwinjiriza ariko nyine bitwara igiciro cyo hejuru kuko nyine rega nawe uwo muntu w'umu artist aba yaravunitse nyine nanjye mbibona nkatwe turi hasi wenda tukiri kuza ukabona ukuntu uvunika ugatekereza ngo nyine bigenda gute wa mugani y'umuntu ari kubwira ngo mfasha kandi nawe yarastaragora nawe azi uburyo gustragoringa bimera iki nyine abantu bafite umutima bariho bagufasha nta kindi kintu yitayeho akagufasha gutyo nyine nta kindi kintu yitayeho akavuga ati yakamfasha umupeti namubonye gutya nta ribi nk'ubu nkanjye ndara abantu bagiye bamfasha nyine akuvuga ngo n'ikindi kintu bankeneyeho iki nyine akamfasha akambwira ati wakoze indirimbo nziza nka Dumba yarayipostinze Dumba wende tuzi ko Mamidere Rwanda Eminyawe nawe ndamushimira cyane yaragupostingiye nawe bijya hose ko ubwira umuntu ngo mpostingira indirimbo akabyanga ntago yabyanga uri bumwishyure arakubwira ati mpaye amafaranga nkupostingira bikore gutya ariko nibyo urumva nawe ariko nibyo rega mu Rwanda turi bake niba afite ibyo yubatse bimuvunnye nawe ugomba kugira icyo umuha kugira ngo nawe agufashe niyo mpamvu ahubwo nyine mba numva n'igihugu bwacyo cyakadufashije kikadufasha ko nyine hari ukuntu bigorana nyine kuri YouTube channel noneho uzi gutangira umuntu akubwira ngo YouTube channel ngo kuri YouTube ngo ntago uzaharira ngo ubwo buhanzi ngo uri gutakaza umwanya nyine ubundi amagambo cinege ntago azabura nkahora nyine umuntu akubwira ibyo kuri YouTube reka ntago bigenda gutya kandi nyamara nyine uwere umuhanzi ukora ibintu byiza nyine ufite uburyo nyine ubonamo income niba atari mu buryo bw'amafaranga ariko nyine urayibona communication iyo wize ufite ibintu ukora hari abandi bantu biguhuza nabyo cyane ko niba narize nka electronique n'ubuhanzi urumva nyine hazamo ibintu bya repairing n'ibikintu nshobora kuvuga ubone iyo communication nyine nkakorana n'abandi ntari gusa nyine umuziki wo mu Rwanda nta nubwo biragoye nyine ugitangira kuwukora ari cyo kintu cyonyine ukora uvuga ati ngiye kubikora nk'akazi biragoye bisaba kubanza kwandika izina bisaba kwandika izina kabisa hanyuma mu bintu dufite byubaka igihugu bizamura igihugu nk'umuziki wo mu Rwanda ubona waha kangahe ku ijana? naho 20 bivuga ngo niba waha 20 uracyari hasi uracyari hasi pe ubona habura iki ngo umuziki nyarwanda uzamuke dukeneye nyine iyo support ya leta nirebe rega kuri YouTube bafite ukuntu babihinduye
nyine biba bibi nawe urabizi kariya kantu nyaboneka bazakigeho mukeneye ko leta ibafasha iki bakubajije ngo tugufashe iki iramutse nyine ibyizeho byose nyine bibera muri RDB bikabyigaho kuriya nyine bigakemuka nyine nko ku bindi bihugu wenda ahandi hantu bimeze wenda ni gahunda yayo bifaba bafite impamvu bo ku giti cyabo nanjye w'umuturage ntago nabyumva ariko bafite impamvu yayo kuko nk'ahandi mu Rwanda biragoye kujya uzakora indirimbo niyakubita miliyoni 8 biguhindurira ubuzima nyine ku buryo bwayo tubibone n'amafaranga currency ariko nyine usanga nk'ahandi ashobora gukora nk'indirimbo ikahita igira ikintu muhereza kubakira ubuzima ariko nyine niyo mpamvu nyine mbwira ngo uracyari hasi umuziki kukora nyine nuko ukunze nuko uri kubona nyine opportunity nyinshi zo kuwukora abantu bari kugufasha kandi rega binagenda byaguka niba ibyo bitaramo biri kuza ayo mapati ukubitamo nyine iki kandi rega na social media mukoresha social media zirakora imiti ku rubyiruko TikTok cyane kabisa naho hanyuma se nk'ubu ngubu nk'umuntu avuze ati uriya musore ndashaka kumufasha ubu ngubu uba ufite imiziki wakoze yanditse cyangwa se ibitse utegereje kubona ubushobozi ngo uyisohore ibihari kabisa ibihari anytime kuko no mu minsi iri imbere hari iyo muzagenda mubona nyinshi nyine ariko nyine ibikorwa biba bihari ikibazo nk'ubu ngubu mu bahanzi dufite bakomeye hano mu Rwanda dufite bakomeye dufite abahanzi nka sindi bavuge umubare ngo mbaranyuze ariko reka dufate nka 5 bakomeye dufite hano muri iki gihugu nk'uwakubwira ngo gira ubusaba korabo nawe wasaba nde mbuze icyo gusubiza ko nyine biragora gupresiza kuko n'ubundi igihe biragoye gushoboka ariko se kuki biragoye gushoboka nyine rega nubwo banga ijambo rirarema ariko nyine jya wirinda kurema ikintu siko nayo kidashoboka kugira ngo nyine bidatuma unagira umutima mu muka bago bidashoboka rega bariya si bakuru banyu se ntibishoboka ko babumva birashoboka n'abashiki banyu birashoboka ariko biragoye kuba umuhanzi mukuru yagufata ngo akuzamure biragora hari nabo usanga necessary hari n'abapcoming bandikira aba artist bari hejuru ariko ukaba utambwira ngo postinge cyangwa nkorera indirimbo ngo dukora indirimbo ku buryo nyine mwumvisha na projet ya company nzakubwa ati nzagufasha ni wa uploading nzagupiningira ngiye guta ariko wasohora nuza hari n'igihe ubona kuri status yiwe nyamara ari we wenyine uri kuyibona yafunze abandi ibyo bintu biterwa n'iki ukiri aho ngaho reka nkubaze uhita unakubitiraho nyine kuri icyo tubwiye abantu benshi muri iyi minsi bamaze iminsi bavuga ishyari rikabije cyane muri showbiz cyangwa se reka mvuge no mu muziki kuko ni naho byahereye cyane nawe uratubwira uti hari igihe umubwira uti mpindingira akanga cyangwa akagushuka ati akafunga abandi kuri stati akagushyiraho ukagira ngo umuntu yakwitayeho kandi atabikoze ako kantu k'amashyari ubona gaterwa n'iki ngewe nyine ndabyumva cyane wenda nkurikije n'ibi bihe turimo abakristo baravuga ati mu bihe bya nyuma ariko ubundi nyine abashonje turi benshi kandi ibiryo ni bike rero nyine kugira ngo ndabizi byanga byakuna nyine burahangana karuta kandi karakamira niko bimeze nyine kandi niwo muco twasanze muri industry ngiye niko mbikeka niko ruhande rwanjye niwo muco nyine twasanzeho kuhindura ufite ni wawuhindura ufite nyine zikafite ishyari n'ushobora kubihindura kuko n'undi ndamutse avuze ngo byakorwa gutya n'undi still niba agifite n'impamvu ari kubikora niba ari kuvuga ati da station ntimukine urampeti ari n'ibijyanye binabaho akavuga ati nishyuye iyi ntuza runaka uriya muntu ntimukamukine tujya tubyumva nyine usanga ariko nawe afite impamvu bafite impamvu gusa icyo nabwira cyo nyine ngiye ikintu maze kwiga nyine imvuga ntizirya ruswa ni ugukora cyane hari ama audio platforms agurisha imiziki ushobora gukora
iki nyine ugatanga iyo miziki kandi ukanasenga uri Imana ni byose kaguha umugisha nawe urebye kugira ibindi bintu uvuga ngo wakora ngo wahindura biragoye biri uko biri. Hanyuma indi ndirimbo yawe ukunda utaturirimbiye ni iyihe ngo turirimbire zose abantu bazimenye? Indirimbo bayita Crush nkunda karirimba na karirimbo nyine kanje muri moment nyine ndi kwiyumvamo umuntu. Yeah. Ndabona biri kwanga ape Crush lenda kunsaza gahunda mfitiye uyu mwana anje anyemereye namurindi bimubabaza nibyisaba imitoma kwegera amashuri ariho nowadays ngo batewe imitoma yabagize urutare bisaba injuga gufolinga in love reka nima agacupa wenda kamarafia gatuma ncabuka nkamubwira wagwane sobu niyiyemera kabatanyura kanimba nacyo namukurira uvuga please atabaraga slay queen bagatura hasi kandi mbona arakamarayika kuko nje nkafitiye crush. Yeah. Wow. Ufitiye crush? Mbona nsenga Imana ngimume. Hanyuma se wari wayisohorayo? Oya. Ntabwo urayisohora? Ubwo abantu barumva ko tubabikiye akantu keza cyane. Crush, indirimbo ya Crush. Hanyuma ikindi nashaka kukubaza ubu ngubu urimo nyuma y'umuziki urimo urakora iki kindi? Ni umuziki umuntu akora ariko ni byinshi. Oya nk'umuntu avuze ati watubwiye ko wize ibintu bya nibyo nanjye nikorera nyine bisanzwe amashanyarazi bisanzwe cyangwa nibiraka? Nibiraka kandi ibintu by'amashanyarazi urabyumva? Yego byanyabyo. Urumva rero abantu barimo kubaka amazu abantu bagira ibibazo bakeneye abakozi bakosora ibibazo bafite mu mago yabo by'amashanyarazi ariko umenya ngira ngo hari byasaba ko ukorana na rwego rubishinzwe. Oya nta kibazo rega ni domestic nyine ziba zemewe ibiraka biremewe. Industry rero turaza gushyiraho nimero yawe rwose abantu baguhamagare guha ibiraka kugira ngo ubone amafaranga ukora umuziki ugere ku rwego rushimishije. Hanyuma rero reka tugushimire ngira ngo hari ntago twasoza ntakubajije icyo wifuza kubwira abanyarwanda niba hari ufite icyo yagufasha kugira ngo umuziki wawe ugere kure wakubonyemo impano n'icyo wumva wifuza kubwira abanyarwanda baduteze amatwi. Ikintu nababwira nyine bari gukunda ibihangano byanjye nyine niba bishoboka bakore nyine uko babishoboye babisakaze ku bandi nicyo kintu bafashe nyine icyo kintu basaba naho kumfasha nyine wamfashe imboga zanjye zarazizi yaca inbox nyine turashyiraho na nimero yawe kambwira nta kibazo ibindi nyine Imana nizagenda idufasha imfasha. Umuntu ashobora gutegura ibirori yakumva nk'umuntu wakunze ijwi ryawe ashobora gutegura ibirori ashaka gususurutsa abantu yambwira nta kibazo ukaza ugasusurutsa abantu. Murabyumva rero ko abaduteze amatwi mwese ko ari available kumuhamagara birakunda kaza agasusurutsa abantu abafite ibiraka byo gukora amashanyarazi. Ni umuhungu wakuye amaboko mu mufuka uzi gukora telefone ye ngiyi hasi muze kumuhamagara mu hibiraka mutera inkunga umuziki w'ukure. Hanyuma kandi dusabe bakuru babo rwose aba bana mu biteho bakomeze bazamuka mu muziki babe abahungu bashimishije mu muziki nyarwanda. Reka rero tugushimire wakoze kuduhitamo kandi uzagaruke ubutaha tuzongere tuganire ufite indirimbo nk'icumi wasohoye mufiririzo kandi nziza nk'iriya ya Fanta. Wakoze cyane Imana igumugishe. Murakoze cyane.